kipe ya Real Sociedad ikubiswe n'ikipe ya Real Madrid. Real idafite Kylian Mbappe ariko ibisubizo bikaboneka igatsinda, bita binayihereza umwanya wa mbere by'agateganyo. Kuko Barcelona yari yakinnye aho kajambo by'agateganyo ni by'agateganyo nta wamenya. Uburakari Barcelona ifite n'umujinya wa Hans Flick. Iyi Girona ndi kuyisengera nubwo ngo ifite abakunzi benshi kuri uyu mugoroba. Ayi Girona ko ni ikipe icyambe ni ikipe iri iwayo. Ndakunda ko muri no minsi akantu kameze nko gusakuza mwa Real kari kamaze iminsi ntagahari, ariko mfite ubwoba bw'ejo. Nisaza bavuga barwana iki ko batsinze match yabo. Oya ndi kuvuga hari ukuntu zino nsinzi nyine bazibona bigoranye, ariko ukabona barayikubise ni Valence, ukabona rwose irabiriye ni Sociedad, ukavuga uti ufite umunyezamu turubi ubwoba bw'ejo kurusako rwakongera rukagaruka. Ejo ntugire ubwoba Bavradis, ejo ntugire ubwoba niba ari n'amafaranga ufite uyashyire ejo kuri Real Madrid agwatiza imodoka nashaka bivuzwe n'undi utari wowe nabikora, ariko ubwo ari wowe bivuze n'inzu n'indi mpamvu ibigutera, n'inzu yishyireho rwose indi mpamvu ibigutera. Tujye ku mukino wa Sociedad na Real Madrid. Ni match icyambere Real Madrid yaje banafite impungenge za Kylian Mbappe, yari yashyizwe ku rutonde ariko ntabura nk'iminota 15 ngo match itangire nibwo amakuru atangazwe yuko azanwe nk'ibyo gukanga, bavuga ati ashobora kuzanwa bitewe n'impamvu yabikomeye na Sociedad yagoranye cyane, ariko bavuga ko abikiye umukino w'ikipe ya Benfica. Abantu bari muri stade ya Santiago Bernabeu bari bamaze kumenya ko atari buze kujya mu cyuko byagenda kose. Urya statement ngiye imaze gusohoka, abafana bahita bumva kaje muri stade nyine byo kugira ngo abari kumwe n'abagenzi ariko atari buze gukoreshwa. Icyo ngicyo kijya ku ruhande, byagombaga rero gutuma uyu mwana mutoya wazamutse muri Castilla ahita abona umwanya. Gonzalo Garcia anitwara neza, atsinda igitego cya mbere. Ubundi Real Madrid mu kurusha no gusatira cyane, ubona ikigende ibona uburyo butandukanye mu penalty abiri babonye, ndetse n'igitego cyiza cyane Federico Valverde yatsinze ari cyo cyambere muri La Liga kuva umwaka w'imikino watangira. Yaramaze iminsi atemo kubona izamu neza. Urebye muri rusange na makosa rushaka kubujya batenda ashaka kuzagenda agaruka wenda kuri aba bana ba Real Madrid baba defenseur nk'ikosa Dini Wilson yakoze, ubona ko ni ikosa nyine ry'umuntu nyine mo kuremerezwa ajya burakantu. Ubona ko uyu mwaka ntago mubereye mwiza buri gihe yatari karita rijya akucora umuntu, ariko urebye Real Madrid yagize dominance muri uyu mukino isa nkayo nawe urangije kare. Ubona ko ntago ari byinshi, nta mufana Real Madrid wigize wangeka muri uyu mukino, ariko warabonaga ko byabaye inkoni ya Vinicius uri umukino yari mu mukino neza cyane, yaratwaye birakunda. Ikindi ni umukino habaye mu bwiyunge ku buryo bufatika hagati y'umutoza ndetse na Dani Carvajal bitangazwa mbere y'umukino nabwo ko impamvu cyangwa se icyatumye arakara kwa Real Madrid atari umwanya wo gukina, ahubwo ari ukuba Alvaro Robero agomba kumusobanurira inshingano afite ku ngoma ye bigendanye nuko asanzwe ari kapiteni. Ikindi twabonye badasagurira ku mwanya wa nimero 2 Trent Alexander-Arnold umeze kuri ubundi n'abantu bazi udefanda neza, ariko akaremera n'uburyo abataka. Tubaho igitego cya mbere cyatsinzwe kubera uburyo bwiza yari amaze kurema. Ni Real Madrid ubona ko ifite full control muri uyu mukino, ntago yigeze igira ibyo gusufura. Na amanota bari babizi ko yabafasha gutegereza mu kiye wabo ngakine, ubundi ariko umwanya wa mbere bakaba bamaze igihe runaka. Wari ukomoje neza ku kintu cya nimero 2 kuri abahungu babiri, aba Trent Alexander na Dani Carvajal. Ubundi twese tuzi icyo Trent Alexander-Arnold aha ekipe yari yose arimo arakinira, siritu kuri ekipe nka Real Madrid kugeza imipira myinshi muri box, imipira miremire icyitwa long passes, kuba ufite umukinnyi nka Vini ushobora kwirukanka, ufite umukinnyi nka Kylian Mbappe bafite umuvuduko ku rwego rwo hejuru, ufite Trent Alexander-Arnold kubakinisha biroroshye, kuko nekereza ko na mbere yuko avunika yari amaze kubaka nka partnership nziza hagati ye na Mbappe kuri ya mipira miremire yatangaga, ukavuga uti nibamara noneho kumenyerana neza ahari azabaremera uburyo bwinshi bwo kuba batsinda ibitego. Yahise bigaragaza rero ku gitego cya Garcia, atsinda igitego cyiza kuri cross nziza ndende, umwana yakira mu mahoro awutsinda neza. Icyo ni kimwe. Ku cya Dani Carvajal we n'ubundi mu bigaragara ntabwo n'ubundi yari ari mu bitabo rwose bya Real Madrid. Gahunda uko yari imeze yari uko sezo ya 2024 na 2025 izarangira bakamurekura. Ariko Real Madrid umukinnyi nkuriya wabakiniye na kwita legend wa club, iyo agize ibibazo nk'ibyo Carvajal yagize bahita bamuha amasezerano yari marasoza. Donc bamuhaye amasezerano atari kuvuga cyane ngo ahagume nk'umukinnyi, ahubwo ari nko
ari nko kumukomeza umutima kubera imvune yari amaze kugira no kurinda yandangagaciro yabo yo kwerekana ko mu bihe bikomeye aribwo bahaba. Twarabanye ntabwo turi buze kukurekura wavunitse umaze amezi 10 udakina, uyaguma ahangaha uzahava ushaka ahandi ujya. Ariko mu bigaragara mu bijyanye na projet ntabwo yari arimo kugeza kurenga 2025 byari kiriye. So bamwongera rero ayo masezerano, ariko biragaragara ko atazakomezanya na Real Madrid. None nabyo niyisoza uko yagenze, wenda bashobora kuvuga bati turimo turagira ikikango cya Trent bijyanye n'ubuzima bwe, ariko mu bigaragara nuko bashobora kuzasubira ahubwo ku isoko ryo kuba bagura undi waza gufasha Trent. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nagaye umuntu witwa Federico Valverde. Amugaye iki se kandi kapiteni wa Real? Reaction asimbuwe. Kapiteni uvuyemo usize Burasari, ekipe yatsinze ibitego 4 watsinze, banagusije umwanya wawe. Barimo baranakubwira ngo kuwa kabiri dufite game iremereye na Benfica. Byabaye niyo yatumye ujya muri playoff. Vamo aho kugira tuzakubure kuri match iri kurusha ya season nk'iriya ya Benfica, vamo uruhu ukagera ugakubita ugakora reaction nk'iriya uri na kapiteni. Ko ubivuga ukagira ngo ni mwijwi rya Perez urashaka kumuhana. Mbishoboye namuhana. Uko ndi ku makipe atari mama hari uruhano. Ntabwo umukinnyi nk'uri yabakwiye kuba biriya wabikora wenda uri nka Endrick wagize frustration, nari mbonye game time nagize match nziza ndatsinze none wisunguramo ku munota wa 70. Biriya wabikora uri nka Garcia wenda bati Mbappe niba dari nkaba natsinze igitego haretse nakomeza nkakina, sibyo nasi kuko sinsanzwe mbona umwanya wo gukina. Ariko Federico Valverde ntabwo afite ikibazo cya game time, baramuseseka bakamuseseka gakina. Ako sari wowe wakwishimira kuguseseka. Hari match mu masaha 20 ariko ntabwo yarasesetse hari. Ariko ni umukinnyi byibuze nubwo baba museseka nkuko Deus abivuga, we arakina. Njyewe ibintu biri positive nabonye kuri Real Madrid ni garuka rya Trent Alexander-Arnold. Abafana ba Real Madrid bakomeraga amashyi bitewe uyu muhungazi gutanga imipira, uburyo noneho ama transition yambukiranya mu kibuga nko guha. Hari ukuntu yafataga umupira akawuha Carreras ari kuri nimero 2 akawutera kuri 3 awunyujije mu kibuga hagati, agafata umupira akawutera kuri 11 aho Vinicius no umusore ubona ko n'abasipanyoli bavugaga ati hari icyo Real Madrid yabuze muri iyi sezo kuba yari yarazanye Trent, bakavuga bati aramutse agize ubuzima bwiza y'amezi asigaye ashobora kuzaba umuntu uri uhari Real Madrid ikindi kintu, kuko niba ushobora kuba uhagaze muri metero 60 ugatanga assist ni ikintu Real Madrid itari idafite, uwo mukinnyi ntawe ifite ushobora kubikora. Turanabyibuka ko muri Liverpool yajyaga ziyaba Mohamed Salah, sinzibagirwa match ya kimwe Anfield ya Arsenal yateye umupira muri metero 68 aho Mohamed Salah atsinda igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Magalhaes. So ubona ko kwigora niyo karite mu kibuga kwa kundi bavuga ngo uyu muntu azwi kuri iki. Trent no umukinnyi w'ikitwa long passes kandi ziba successful. Urumva siwe witeruye ngo yijyane muri Real Madrid. Hagiye icyo Real Madrid yamubonagamo, ahubwo nuko yagezeyo bigasa nkaho gutangira ubuzima bukamwangira kubera ko no musore wakinye imikino myinshi mu gihugu cy'Ubwongereza. Nadine Wise niwe ni nka kwa kundi na experience rwose kuva muri Bournemouth ujya mwa Real ni experience pe n'ubushobozi ntabwo abwerekanye ku kigero cyo kwa kundi bashaka kukuvana hano ugashida kuri Kampala kutazigiye wahagurukiye Kigali rwo. Njyewe ari ikintu kimwe mbona kiri kiza kuri Real Madrid, kuri Dini Uruzeni na Garcia twagize amahirwe pe. Bande Real Madrid aravunika Raul Asensio nako akaba ari afite suspension, Rudiga akaba yagarutse. Nk'abantu mwe kuba ufite Dini Uruzeni so mukigi mubi ariko nagakinyi kagira ikosa wamugana wa Benjamin Nyatabareba, none se bari rikwerekeza mu kurenga kuri icyo cyo kureba abanza umbwira ubundi abareba sisha nanjye ejo nibwo nitegereje ndavuga nako iyo nkeretse niba bona ibintu biri hafi gusa kuko umupira ugiye kurenga ari naza kwisa umuntu utakira none ukuntu ahitaguruka agiye gukaza n'abantu bakora imyenda ya Real nabo bagiye bamenya abakinnyi baje rwose barayimukoreye hari mu mbavu bagakwiye ko barigeranyijeho. niwe muntu bakorera agakabutura gatoya pe Zidini muri Real nukuri nakadufasha
agadefanseri keza ariko pereza bicikeho oya nuko icyo uvuga ubushobozi bwiza bwe muri AS Bournemouth twabonaga ari umuntu urimo gutanga icyizere kazaba ariko kwita asimbukishwa akajya guhabwa inshingano bose ubundi iyo nza kuba ndi nk'umu agent we nawe kubanza kumunyuza kwa Tottenham akabanza agahangana na biriya bibazo Tottenham sibyo nawe kubanza nkamunyuza nko kwa Tottenham cyangwa Liverpool yaramwifuzaga Arsenal yaramwifuzaga Arsenal se kugenda akicara nyine nk'abandi bose Arsenal ni ukwicara gusa amahirwe nuko mu gutegura n'umukino wa Benfica bari bagaruyemo Antonio Rudiger ni nacyo mahirwe antuka iyo Real Madrid ifite Antonio Rudiger muri defense ubona hari umuntu abari y'umuntu ariko hari Raul Asensio na Dean Wiesen cyane twende bagabe ebyiri Real ni ifatira Raul Asensio imwohereze muri Levante oya nta kibazo igumane umuntu witwa Dean Wiesen yongera amasezerano y'umwaka Rudiger bajye ku isoko bashaka undi mu defense uyu nawe yicara uko bakina aze kwa 75 igihari zira mvune za Militao biragoye ko uzamubona so reba naguma gutya seze ebyiri iya gatatu azamanuka kiri muri uretse ko hari igihe umuntu hari igihe umuntu akomerera mu bibazo pe hari igihe ibibazo bikomeza umuntu Benjamin kukomeza abana 20 ngo yikorere Real Madrid noneho ifite ibibazo bimeze ariko ntago ari uyikoreye kariyeri ya Dino Ruzeni yavuye muri Roma atari umukinnyi ukina itajya muri AS Bournemouth akinyemo sezibumwe ikirangiye Real yarumubangatanye agiye kwa Real Madrid yego n'umukinnyi kiri utanga ahazaza heza ariko yari akwiye kuza nkuko Deus abivuga akasanga abandi bakinyi akagira iyo yari abasanze ikibazo ntibahari yari abasanze David Alaba ntabahari ariko yaje gahunda yo kumukinisha byaragaragara ku isoko so ikindi cyiza nabonye ni uyu musore witwa uyu Gonzalo Garcia igihe ahawe amahirwe yo gukina nk'umwataka azi kwitaba imipira nuko nawe nabonye amaze kugira ibitego 10 mu marushanwa yose mu kugenda nuko nabonye gusa ikintu nawe afite ni wenda n'icyabataka cya egoisme cyo kwanga handi ubona ko bidashoka ko watsinda kwanga guha mugenzi we ikindi ni penalty ya 4 y'igitego cya 4 kuri Vinicius ngiye nabonaga rwose itariyo ko Vini yaguye mbere ahubwo aramburu yamukozeho yamaze kugera hasi ariko penalty za Real zijya zibatwara iki oya ko erega aho penalty bera umuntu aba yahageze sibyo icyo kiba yabaye ikindi cya kabiri aho umuntu ageze yahakorewe ikosa iyo niyo kubera iki buri gihe penalty za Real kandi rimwe mujya munkora mutamwe byo muza gushaka bya bibazo ngo ikipe hano ngo kwibere ngo mugongo ngo mpekera abana ngo ngushize ku bitugu byanjye ntacyo uzaba bari batanga penalty muri centre iyo ni indirimbo ariko kigeze kamubwira igiti Edison reka mubwire penalty kuki buri gihe hano ukajya kumva ngo niyo imaze guhabwa penalty nyinshi why none se sizayo yazikoreye Real Madrid niyo kipe ku mugabane barempereza gutera penalty nyinshi 13 kurikiwe na Bayern Munich ifite abataka ntibafite n'amakipe yose agenda mujye mureka ishyari rya Real Madrid ntabwo ari ishyari gicumbi ifite abataka ntibafite hari tabagira se ariko shabanyezamu gusa ahubwo baba defenseur bamushaka iki ku maguru ya Vinicius niba yagucitse mureka ashobora no kugihusha we bita aramburu n'amaguru abiri iyi ya 4 yo sinyeme yaramuzengurutse hano se yaramuzengurutse cyari igikorwa gikomeza cyari muri bazanye na urenza ukomeza ijya Vini urareba rekera iyo shusho urareba ahangaha Vini yaguye aha Vini yari arimo aragwa yigushije se bari bataramuka navoka ihiye Zenja bari bataramuka arigusha navoka ihiye yaragushijwe Vinicius narabwembe we yumvisha arambura mugezeho abarinaze prolonge ya dad byaba ngo wese afite inyogo ye mu mazi hano rwose Vinicius yari match agiye kurangira aramburu ari Vinicius yaramuhunga kuko uko bakubitanaga kose umusifuzi adati ariko Vini aracenga hari ikintu mugomba kuvuga ngo bita Azebar yajya kuba ati vare umusifuzi ese murabizi ko nagikora murabizi ko igihe cyose umwataka w'umunyabwenge yageze muri box apfa kumva n'isogisi ry'umudefenseur riri mukoze umupira wihorera akagwa nyine arigiye wesho nyine ugasanga niryakozeho ariko niba ryabaye izi penalty za Real my friend
bino bintu byo kujya muza ku wa mbere ngo urumva ngo nguhetse ku mugongo ntacyo uzaba ibintu mubyihorere ntabwo ihetswe kuko iyi ni penalty yazengurutse umudefanse yanamubonye ntabwo ihetswe kuko si iri mu nkiko iburana abishyuwe iri mu nkiko se niyi urumva ariko nayo ibibamo ihora ivuga ngo mubahane ngo mugire n'iki n'iki reka tugende ngewe icyo ntemera ni iki iyo yoroshye ahubwo itanga ibirego ariko itangiye gukomera Njyewe- ibyo kwishimira iyo yagarutse ku mwanya wa mbere ni sawa abantu baratuje muri Ntabwo Espagne ni amahoro iyi itangiye gukomera Real yari yoroshye se imyaka ibiri ntishize Negreira nicyo gikombe imyaka ibiri y'ikizi oya Y'inkoni. murakabya imyaka ibiri y'inkoni ariko uyu mwaka ishobora kugitwara igiti igikombe Copa del Rey? reka nkubwize ukuri oya Copa del Rey yavuyemo shampiyona reka nkubwize ukuri gusa rasirika tuwe kujya Real Madrid ifite dominance yose kuri uyu mukino wenda penalty wamugana gicumbi wagezeyo ikintu Vinicius nawe asigaye azi isogisi rikora aho umuntu agenda ikintu kinezeza ni ukuntu bawugeza Real Madrid uryoshye pe yagize uyu mwaka ufite chance Fadi ni umuntu w'imfura rwose ufite chance gute